Nende umusukure kuruka ngitsiko nyamutende. Nawe uri ikigo none utamuhanura. Utamuhanura. Hari umunsi ndamuhanura kuko arabona ngene ndamuhanura. Uwo kintu mpaka nawe wajya ngo nutimbo. None igihugu cyawe nyasi ko twari ngo nutimbo. Igihugu cyakirwa kimwe amatabi yarahite kwa wikaze ngo wa mungu kwa runaka pare nguyirwa mutabi hariya. Ndarakubujije n'undi munsi. Naza kambata kuri amani. Namba hombe muri. Jeza mwinyici. Amani ngo rero komeza. Wambabane basiko kwisabira ikigo. Bari ntabwo bazi. Nuko bapfuye najya kubasanga. Wabasanze yo. Nase najya kubasanga mu butaka kuko wambabane. Ibana buriya umbwiye ngo ejo hazaza kandi n'ubundi ndahari kugenda. Ejo hazaza sazaba hajya ibana ntekerezaho ibindi bikaza nyuma vye. Nukuri kw'Imana Kuvuge mu nteri sase. Songera kuvuga iryo jambo. nacecetse. Kandi songera kuvuga ngo Wemeye koko ko bino bintu bimbaho. Kuki wemeye koko ko bimbaho mu guki? Man, ega nanjye ndi umuntu man. Kuki wafashe ababyeyi banjye bose kurwarira rimwe nta n'umusizi? Man, why? Ndi umuntu nkeneye kuzabaho nanjye ngatera imbere. Kuki wemeye gutwara ababyeyi banjye bose bagapfa? Man, ubu buzima mbayemo hano kuri uyu mukobwa byitwa ngo ni bene wacu. Bamfata uko bishakiye. Byitwa ngo ni sister ngo niko tudahuje ababyeyi. Ariko akabamfata nka gutya. Mana, wagize icyo ukora koko nkahindura amateka nanjye nkava hano. Ishuri nararihebye. Kuko mama, papa, kuki mwapfuye? Mwapfiriye iki koko? Umukunzi wa waje. Wow. Neza. Meze neza se. Meze neza makose. Ariko meze neza ariko. Nta kintu baye. Ndakomeye ariko shariko nari ibintu usigaye gusha. Bekeze. Bisiko taheruka kumbwira amakuru yo kuza. Ashaka kameze neza. Karagenda. Ariko ikibazo ngewe. Cyane mu magoto. Mugwamiriye nabi fu. Ubayekize. Hamiriye nabi nimba ari ari amazi akonje ejo namwe sinzi kabisa. Ntuzongere. Ntuzo niyo mpamvu natangiye no kugira ibiheri. Oya ntuzongere. Ariko wari umaze iminsi umeze nk'umuntu ufite agahinda. Agahinda mfite ahubwo simbwira. Kiriya cyana amakuru yacu. Uramugaruye kandi. Niyakure basi kugira ngo nanjye zimbasange iyo mwagiye nzi mbabazi impamvu mwapfuye. Man, ubwo abandi bari mu mazu yabo bageze neza ndetse babayeho neza. Kuki Imana ngiye wemeye ko mbaho nka gutya? Buri joro n'amanywa bangaraguza agati bakankoresha ibyo. Rero buriya shari rero buriya iyo ngiye mu kazi ngenda mpangayitse kuko impamvu ngenda mpangayitse ndayasize umutima hamwe cyane n'igisazi. Yewe amakuru ubu mfite ari ahirya ku isantere bambwiye ko asigayemo n'urumogi. Ibyo bintu harubizi asigayemo urumogi. Umwana wanjye ntibyari ndamuzi baramubeshye urumogi ntabwo yagera kuri iyo revo. Oya ntabwo yari yagera ndinda urumogi none ntuze yambeshya asa amagera yambeshya. Abantu muri karitsiye bose bijunditse umwana wanjye yago nyine uwabyaye ikibazo arakirigata pe. Nzi arakirigata sibyo arakirigata ariko buriya umwana watangiye kunywa urumogi angana kuriya sibyo mu myaka nk'iri. Reka mubaze mutware urumogi uri warumubonamo urabona ko agenda ajya ahinduka.
yego nyine wenda ni umujura aratwiba akora iki ariko ntabwo urwo rwego ntabwo ari urugero rwo impamvu mubwira ko nanjye narabyiboneye uzareba amaso yiwe nibwo uzabibera noneho niyo unamubwiye ikintu ukavuga ati iki kintu ni kibi ntabwo acyumva ahubwo agusubizanya umutima umwuka hejuru wagira ngo agiye kukurya ese uriya ni umuco w'abana barezwe oya simbyumva umwana ageze kuri mugi yageze ku rumogi dukora iki nyine uri umubyeyi waramubyaye turamufatikanyije ariko nka buriya njyewe iyo ngiye mu kazi sibyo iyo ngiye mu kazi ngenda mpangayitse mfite umutima uhagaze ese mwene nyina ashobora kwiza kuri iki umwotsi uba wababaye se kweri kugira ngo ngwemo neza nakuraho akandi kantu basi irari mere naryo riba risa n'irishaka gukaza ibintu gake gake rikoroshya ibintu viya kitambika irari viye rero umunsi umwe umuntu yarigwatiye umuntu yahita roho ako nari wasi nadaje nshaka ko mbyeranja mbigenza ako rirari viye ryo umuntu azahita rihita nta miyaga akose ubundi mwerewe rirari kecuru umuntu yarikuraho ikiburi nta kintu umuntu yarigerageza kurikuraho bashaka mana why kuki ubuzima bwanjye kuko mana bwarangirira hano mana ndi umuntu mana nicyo gihe mana nanjye ngo ugire mana icyo wamfasha kuko ahantu mbayeho bandisha ibiki bajya inyama nkajya ibijumba bajya agahunga nkajya ibigori mana kuko mana kandi byitwa ngo mpagaze mu mitungo ya mama na data ngo ni kari we bayisigiye usigamwe bari kumwe na mwene nyina ahangaha ugasanga kimukisa icyuma buri umuntu atangiye kunyura umugi rero buriya nta control aba agifite mu bwenge bwe umutwe uba wangiritse urabizi umutwe umwe bigira inama gusa ngaho mfasha tumukorere iki ni uwacu reka gahinda ntikica akagira mubi kabisa tumukorere iki mbwira jewe ndumva uriya mwana narahanuye byaranze wenda uzashyiraho akawe wenda we yakumva wowe uri umubyeyi we uzashyiraho akawe wenda we yakumva ntabwo uramwa oya ntabwo ari urumogi uraruzi cyangwa ntabwo uruzi oya urumva nyine icara hano reka tukaza ari utabika jewe none se ariko uriya kandi impamvu yigira ikigoryi ni uko nta kintu by'umugiraho inama ahubwo bizana bya bindi bya kibyeyi ufata mu kibuno ufata mu kibuno kubera iki wajya umuhamya abagabo namwe ko jewe ushobora kumuhana ngo bikunde ko tuba turi kumwe nahereye ryari reka uriya ni uwawe ni uwacu reka turebe kumutererana nubwo ari uwanjye mu muryango wanjye cyangwa mu wawe nta byihebe nka biriya byigeze bivuka sibyo njyewe kugira ngo njyewe nzajye ngenda nsiga mfite impungenge nta cyizere mfite cyo gusanga abona asize hano ahangaha mfite ubwoba ko ashobora no kwica murumuna we cyangwa se nawe akakugirira nabi yewe umwana watangiye kunywa urumogi na nyina ntabwo yabura kutamukubita icyuma njyewe ahubwo nagitanga cyangwa se nkakirukana kikagenda kikambira hano muri urugo rwanjye uru ni urugo rwanjye akuri kwikinira ngo wagera njyewe namwiruka akamvira mu rugo urirukana umwana natwise amezi 9 akuri kwiyumva none waramutwise wenda wayitewe nande oya ntabwo ndi wirukana nde urashaka kozana nde cyangwa daha sheri umaze iminsi reba filime nawe ntabwo nakurengaye kakishe ugufata nanjye tava nanyumva kankuremo iyo kotse ntabwo nakurenganya pe nawe ntugakabye rwose nawe byo kwirukana yewe mugabo mwiza ndagukunda urabizi ukunde we mutima uriho ariko ubwo uriho hariho n'umwana wanjye ubyibuke ibyo jewe ikintu mvuze ndakivuze yaho nanjye ndagahakanye
ndi umugore wawe ndabihaka asohoka nanjye nsohoka mushaka mujyana basi ibintu cy'ibigore by'iki gihe ndakibwira ngo cyanura umwana wacu niho hera nsuzuma niho hera nsuzuma ese ni gute umwana azagira ubwenge nyina atabasha kumuhana ariko ngomba gukora akantu k'abagabo reka ceceke ndahava nsanga hano noneho yankuramo iyo kotsa nashima nta na kimwe Ukumara iki hano se ubundi? Ukumara iki hano? kuko nari nicaye gusa Hano rero wicara mu nzira ziba zacuritse wowe? Mu ziba zavuye? Aho muri ikinyegeje byagumana yawe. Ntabwo batuma akora amakosa kandi ntabwo ndarakubujije n'undi munsi n'umwe. Siba! Icara neza kandi ndebe mu maso. Yena nagwaye gufura wayifuza. Yena nagwaye gufura wayifuza. Nagwayifuza kubera. Wambabariye ni Wayifuze. wambabariye n'ukuri wambabariye n'izina ry'Imana wambabariye basiko kwisariye Kona nyababari ntabwo bazi. Nuzi ko bapfuye ndajya kubasanga Wabasanze yo. nuzi ndajya kubasanga mu butaka kuko wambabariye oya niko baviye kiriya desi bitese yani fresh papa vuyese avuye hano hirya rero kureba abaniga banjye iyo rero nitaye mu nkataha nkagera mu rugo amahoro nshima Yesu nawe suzi Yesu ntabwo namubura buriya ngeze hariya nkakwipa za zindi nkagera mu rugo amahoro nta kintu mbaye ewana ndavuga ni Yesu arahari ako naye njya mbikemanga gake kukemanga no kuvuga ngo iki azimiye wagiye ushona mbere yuko mvuga wangu ariko icyo kinyarwanda cyawe uruzana gushona no kuvuga ngo iki azimiye wagiye ureka ariko kubidage shaka nkubaze sibyo reka nkubaze ubundi ubona amaherezo yawe ari ayahe amaherezo yawe ni ayahe ubona kariyeri yawe ari iyihe gutekereza kwawe kwejo hazaza ubona ari ukuhe wowe muri wowe utekereza iki ewana buriya umbwiye ngo ejo hazaza kandi n'ubundi ndahari kugenda ejo hazaza sazaba hajya ewana ntekerezaho ibindi bikaza nyuma vie ariko shareka nkubwire sibyo iki bintu by'ikigaro maze iminsi ugenderamo naraguhanuye warananiye sibyo kwirirwa wirirwa nk'urumogi umwibiyoga ibisindisha byose byo muri iki gihugu byose ni wowe bikusanya byose ukanywa ubona kunywa ibiyobyabwenge bizakumara igihugu uzigeza ku kisaho Seville wari wavuga ngo imogi wari wambona ndi kurasaho umwe basi hariyo wari wangurira se basi nguvuga ngo ewana umuhungu wanjye nitaba uzi ko nta n'umwe urangurira rero nta mpamvu yo kumbwira ngo nitaba vie narinze kutekereza neza ariko nsanze uri ibono wangu uvuze ngo twakigorye njyewe ndibona vie nakinaga wangu sintekereza nakinaga wangu gusa urumva imbabazi mufitiye nakangana gutya nta n'isegonda nari munsi ijyango ukiri imbabazi wambabariye n'ukuri kw'Imana nakubwiye ngo nteri sase songera kuvuga iryo jambo nacecetse kandi songera kuvuga ngo pye urabyumvikana hanyuma ngiye kujya mu kazi imyenda naguhanitsaga wayifuze niyo wa mukobwa tubana nayo uze kugenda muri gare dore ko imyenda yiwe uyifure
muri dushangire bimo harimo n'akazi yanjye tubitse mu kadobo ariko se sisita twa ni inyuguti zingana de twa uzifure kandi uzikeshe uhite urambure mwahe hagati ukakure neza hake urumvikana kandi iyo nsange yose ihuza amazu ndagira akavumbi na kamwe nsanga mbese ubundi nawe urazi kwikaronka kandagira nkumva hariho umwanda ninjye nawe yababaza abo sisita uzantoteza kugeza ryari ariko nyine to hari akantu ubonazemo nzagukubite ngukome nkwice neza neza uri umwana nibyariye ariko sibyo uri umwana nibyariye ariko nagukoma iwa na vie ntabwo mbivuze gusa nyine nawe jya ugerageza gutekereza umva cyewe nzakwice ngewe ndapfuye none ibi ni ibiki ibi ni umva reka nkubwire umva se yice munyice basi munyice ibi ni ibiki noneho mana cyewe nakubita nakwica n'umunyegeri bose bigenza gusa wagira ngo cyane uzanyice usigaye ugera nawe uhagera kuri njyewe kansindira wagicuza bigenze biti habaye iki habaye iki merewe reka mubwire